happy none so ugiye uvuze ko umwana wamubuze mbiki nabuze umwana yapfuye cyangwa uya kavuga ko ku bitaro bamukwibye Jesus Christ bashobora sanze cyangwa mpende umuntu kumwana wanje yagiye nkubace bamunyiba kandi wumva ko urugushaka ko utamenya ko umufite nkubace bamunyiba ganza ngende mvuge ngo umwana wanje ba cyane sinabishobora muzungu ko nyine gusinza ukundi kuntu wabigenza je none ico gitekerezo nari ntanze azizo wavuze ngo nawe ushaka kumumwereka kandi ninzogenda ndiko ndarira ndamubwira umwana baramunyize Yesu shanawe rero gusa ubundi ndabigenza gute kandi nambashaka kujayo basi bari wowe uzobibabwira cyari kuri ibyo sinabikura mu kanwa k'iwanje tubabwire nyine ko umwana namubuze sibyo kubibwira kandi ni ibintu bigoye ushobora kuba umubyeyi byari byo guhenda umuntu ngo umwana wamubuze uretse ibintu umvuze ko umwana bishobora nko kuba gusa ntacyo reka nzobivuge ndababwire ko namubuze nta manini abivuga naho umuntu manini botiba bakabibona gusa nta n'ikibazo byose niyare nzobwe ko umwana namubuze ngende ndire nta mubundi bihere biheze nibana bimenya hano ngenda bisobanura ukundi sibyo kora subscribe share comment Fidel TV Rwanda niyo channel nahabona nzo muzibushe wow cyara bakarinyira nerobra umva namure mumukire nemse gisariye kutamuzanye yo ntabyo wamenye ibiki umusize hanze niki beri gisari sabara munyi wiki gisa ndibona ndi baramunyi gisa baramwibye yego biba abana se nyine nari ngiye muri douche okay I'm sorry wiki nari ngiye muri douche ngiye koga nibagiwe kugara igipangu nari mbamo amenyero none se ko njyewe nzi ko kuki utabitubwiye ubu se ni nobro nabimenya n'ukuntu ategereje igisa n'amatsiko menshi ndetse kuki utabibwiye bro cyangwa arabizi ntabwo yabitubwiye mbese nagutse ndamubwiriye umwana namurondeje ngita kuri polisi ndababwira nyine baramurondera baramubura ahantu hose nyine barakwira imishwaro turamurondera umwana turamubura ukuntu yagiye kuvanamo amafaranga umwana ataka rero abandi baramwitoragurira baramujyana nawe ntabwo ari hajya ni ikofi bakwibanye n'umwana njyewe burayi ndi kwa muganga umwana ko bamushyira muri ntuze urukumva nyine umwana bamucishije mu cyuma aheramo ntabwo ari byo nawe numva ugeze ukure guhendana yaravutse ari kuvuka akora impanuka nawe nyine nta mwana wanjye yaguze impanuka uvuga bya bindi byose ndi kwa muganga ndi kwa muganga hamanye n'umwana mumubwira nawe ubwo rero yahise atera undi mwana ku bitaro abyarira ndabe ntabwo ari ibyo bivuga neza wowe wavuga ibiki
none nje umwana rero ari kwa muganga ari kwa muganga urumva nyine yaravutse abaganga babona afite courage bahita bamwihera akazi oya nabonaga kubeje nawe kundi mwana nari namubyaye amajya kwa muganga bamutera igishinga ndamusigara ni muganga mumfatira bacu baramutwara baramunyiba byakubwiye kabisa umwana baramunyibye ndamubura ahantu hose nama nje ndavuga bamundonderere baramurondera baramubuze nama ndavuga reka nisubirire mu Rwanda nikorotire muhira arabaye umwana wanjye baramunyibye kutari kurabivuga nawe nabikubariye uko byagenze umwana wanjye agomba kuboneka uko byagenda kose umwana wanjye agomba kuboneka kandi baramwibye tukamubuza ngiraga nabyara ubundi nsaba nshaka kwirira nanjye ndanisonzeye kubera ibaza umuntu Chérie. Ihangane. Hano nanjye ubwanjye ndababaye. Sibyo? Mbwira. yari ari kumwe na nyina guca bari muri hoteli umwana yobera mu gikoni umukozi wo muri hoteli amukatira mu nyanya nagiye andi makuru se cyangwa ko ni meza ko yari sabe merci sabe nawe nyine kwitwara neza nk'umuntu w'umugabo nzagushimira so none se mbere yuko ngira ikintu mvuga petit copie aka kanya se none tugiye kumubwira ya nkuru yacu babaje Peri niki niki Peri niki mvugana nawe sabe niki umwana nawe umwana abaye iki se yaragiye kwa muganga ngiye kwa muganga nzamubwira nawe agiye kwiga ese wambwiye andibyo turi kukubwira nyine mbwira umwana nyine yagiye kwiga muri kaminuza hanze nko mu ndimi ajya hanze hanze ni hehera ese wambwije uko imana umwana w'injira ajya kwiga muri kaminuza bigashoboka yabaye umumotari rero mureka kumuhenda mubwira aka peri nyibwira sibyo kubwira sibyo tuzi niki umwana naragiye kwa muganga bari muri hoteli none ngaje mu gikoni wacize akabanza kambwira nkakubwira uko wacize akambwira nkakubwira uko uwo mwana yabuze amakunda yabanza mvugisha uwo mwana yari ari kumwe na nyina guca bari muri hoteli umwana yobera mu gikoni umukozi wo muri hoteli amukatira mu nyanya araguhenze ntabwo ari uko byagenze uzi bamukatiye mu ki muri pavu uzi ko umwana wanjye ari gutura ayo magambo ese ufite ikibazo mana mushaka rero yagiye ariko nta mwana ntawe yagaruka watuje bakambwira ibyo bambuka kuzana sitese z'ubuzanga ziranga wowe urafite ubuzima bw'umwana ugatangira kubutekereza ibintu nk'ibyo by'ubugoryi ibaze nawe wowe ufite umwana akakubwira ngo bamukatiye mu nyanya
bro wakuze ndakureka nawe gushwana hano n'abagore mutoya urazana ibintu byo gushwana sorry ngambwira n'umwana namutwaye bamutera urushinge ku rucanco musiri mwajyanye njye nawe tugakoma kumucacinga se biki urukumva yari yashizemo umuriro baje kumucagingisha nawe nyabwacu peri tuzi sibyo ntabwo nshaka iyo mikino yanyu ntabwo ushobora kuza gukomeza kunyina ku mutwe kuko nyuma niba ufata ubuzima bw'umwana wanjye mugakomeza mukamuzengurutsa ukabuzengurutsa umwana mushyira muri pavuro bajya kumucaca ibyo ni ibiki muri kumbwira nta kintu ushaka kumva agiye muzane umwana wanjye musuhuza ahangaha birumvikanye ntabwo byumvikana mubwire nimba adahari maguke ngere nimba ahari mume umwana wanjye musuhuza hari ikindi azi ko ukiri kunyima freedom yanjye na free yanjye yo gusuhuza umwana wanjye abantu tuvumba ajya kuzana umwana nawe nyine dusitse ubizanye uza kuvuga go ahead shit why umwana yari amubyaye ava muri karanuza umwana avagamo se ufite iki kibazo kumbona bose ushaka niteri kubite hasi ushaka mfata icyuma nijombe kugira ngo ubone ko ushaka gusuza umwana wanjye nta kindi komeza kumbwira amagambo gutuma sara gusa ubazanye umwana wanjye ngamusuza nk'igendera dukanga rero twakumvisha kubura saduka aho ngaho kwa dukanga wowe ukanditseho baramuzanira kabamukuzanira gakuba gusa wamuzanye rero ndavuga amagambo y'iki twakumvisha rero kwamuzana natuje basi none kumuna rwadoye inzara wayiterera gato twakoreye okay I'm sorry basi ndashimira Imana kabisa. Thank you God, thank you. Really, I don't know how to appreciate God gusa Mana urakoze cyane pe. Nta kintu cya mbere nashimira ko umwana wanjye ndi mukuje mu kigo mbere. Mukoze kino kirowe bwa mbere. Bwa mbere Yesu ugomba kumufata bwa mbere nka papa we. Nawe ubona ari wowe wenyine umutero yo. Ntabwo Nsabi yaje mukuzana mutero. Oya icyo nashaka kuvuga Kastain bari umunyamahirwe kumufata bwa mbere makatara mukoro. Nuko nyine azi yuko nyine bamwibye sinone yoba yaramutereye bwa mbere. Yesu umumuha akamutera bwa mbere urumva waba wungutse ukiniye imigisha irimo ushobora kumva byanagushimisha. Kujya niwe papa wiwe. Papa we gute se kandi ubizi neza ko ari papa we? Okay, of course ndabyumva neza ko ari papa we. Ariko right now reka kuvuga right now mu by'ukuri ni papa wewe. Reka tubitware ari papa we nk'uko bishaka kubyumva ariko gusa icyo nshaka kubwira okay peri ndabizi uracyamfitiye wenda umushiha uracyamfitiye umutima mubi. Okay no it's fine. Yes. Amushiha ndagufitiye sindakwitaye ko umeze nk'udahari n'ubundi umeze nk'umuyaga. Okay ndikubyumva. Cyari sindakwitaye ko from now to James umushiha wawe. Okay ndikubyumva basi. Icyo nshaka kubwira kimeze gutya. Ntabwo byakuraho gushimira ko warambyariye ukabona amwe n'amahirwe. Ntabwo uri nabyariye ntabwo uri kuranyumva wowe ntabwo ujya mwana si wawe. Okay nta kibazo n'uwamaka. Gusa icyo nshaka kubwira njye ntabwo nifuza gukomeza kuremereza ubuzima bwawe nta nubwo nifuza no kuza kubera imbogamizi mu buzima bwawe. Ikintu nifuza ni uko waba ufite ubuzima bwiza ukaba ubanye n'umuntu ushaka nk'uko wumva ukunda maka ntabwo nabyitambikamo hagati kabisa. Kabirimo? Yes of course. Ikindi wongera ko utaziraza nyine utaje kumbangamira ngo ushaka umwana ko nta mwana wowe ufise. Uranyumva neza nta mwana ufise nzo kuza umbangamira ndehera ubuzima bwanjye jeje nyine ntabwo dukundana nta kintu kimwe duhuriye ko sinabyaranye nawe ujya mwana si wawe. Nimba nizo ngubwiriza uranyumva basi yandika uko ibyo byose nkabinkora vraiment ndagushimira ikekora hano ibyo bintu byose binkorera ndagusaba ndakurere ndekura banza umbese ndiko ndakura turashaka kuvugana utamfasha amaboko. Okay mama hirwe nkubwira ijambo rimwe ndamundi gende sibyo sinavuga ngo wenda ngusinga ukunda kubera ko ndagukunda ariko ntabwo bivuze ngo abantu ukunda ugomba kubana mu buzima kandi simvuze ngo ushobora kwikuramo ko tutigeze tugirana ibihe byiza twagiranye ibihe byiza ndagukunda kandi sinzigera nanakwanga pe ariko nimba ukunda mukuru wanjye ntabwo nubwo nashyiramo imbogamizi n'imwe gusa icyo nakubwira mukuru wanjye nta kintu kimwe nigeze mubwira nta nubwo azi ko situasiyo ukuntu imeze nta nubwo nzijyana nanamutesha umutwe cyangwa utesha umutwe njya kumubwira ngo umwana ni uwanjye nzamureka tuzabana neza kandi igisabwa cyose nzagikora kugira ngo mugumane gusa icyo nakubwira ngenda gushimira kandi ubuzima bwawe ndashaka kubutwara nk'uko bwifuza nta nubwo nzongera kukubangamira kabisa. Nimba ibyo bintu byose rero ubimbwirwa nyumvira mu nzira ntambuke
basi uzambabarira uvanga inzira yireke nyine ndayigendemo jenyine ntabwo uri kuraza unyitambikamo ngiye uzamfashe umpa amahirwe kuzajya n'umwana wanjye gusa n'ikintu kandi ibyo nyine iyo nzira noneho mva nkiri ko ndayigendamo jenyine cyangwa undi inyuma cyangwa uri kurangira n'umwana wanjye ntabwo ari umwana wawe nsize ahubwo umubwira ati ujya mwana ndamuteruye bwa mbere ariko ntabwo nzi usohoza kumuterura si n'uwiwanje ujya mwana afise nyirawo sibyo kuko nawe urabizi bizi nawe tusubire byahe na he ibintu bimaze amezi 9 byose nongeye nze ndakubwire ngo uribuka hacu wambaye da nose habaye iki mana isa habaye iki ndakubwira nana none habaye iki kandi umwana ari he ine ese aje gukora amacapati mu Buhinde ngo iki acuruzaga igikambo mu jyawe n'inyirabiseko indese gende kubaza inkuru z'umwana uri kumbwira abakora amacapati mu Buhinde ibyo ni wagaga amahirwe sawa suje byo kukubwira ko ari umusekirite se ndagende kubaza umwana wa pe murabona araryamye arasinziriye sa uri umwana mubi kandi nawe umwana agucishiriza bahamura bayinakutangira ubu wowe wari ukumva umwana ukoraga amacapati yavutse ari nsara umuntu y'umutima murabona bagomba gutera umutima wanjye w'icyo wari utatubwiye uyu none se umuntu ujya mu rugo arinda kuvuga ubwo ntabwo nzi ko nsanga uhari wanzaniye ikirere umwana kwanza ndashaka umwana ahubwo se ibintu nazanye umva mubaze mana y'isi n'ijuru we aho mu bazungu uvuye aho bakumbajije harya barakuzi abazungu cegeraga ngo baramenya wowe ndese mwene nde barakumenyera ku giti nakaye gashyi wanyu ukabaye amasafuri uko uzajya imishusho yanje barakubajije nta muntu ukuzi uretse ko bari basigandirira umwana none ubu navuye kumusinziriza je nivuna byo umwana amusinziriza ndagenda nkakatitira kanza njye kukareba oya ariko mbanza njye kangura nsara gukangurira umwana uraburetse rero nyine Chris you are my sunshine my only sunshine ko kujya ndazamuka nkongera nkamanuka nkazamuka noneho kubera uri kumva harimo icongereza zahitaga zishima cyane uzi ko ejo ndi kumujyamisha ejo yagize gutya nuno yaranambye uruhinja ngo kwitoro kagira kuno kare bya wambeje ngo reka rakambakamba naho ari gukambakamba no kwinyagambura nyine no kwinyorogotora ariko ujye umwana yova mu cyumba kazana muri salo kubera kwinyorogotora umwana w'amezi angahe kuko ntabwo ari icara ntarubikinda hari igihe nje yandebye mu maso noneho mbona asa nk'uvuze ngo ninja kuvuga bwa mbere nzamanza mvuge Nsabi aho kugira ngo suzi ko bamanza kuvuga ngo papa azohera kuri data yahera kuri data ubu umwana ageze kuno araririmbye ateye amapisi ngaho ngo akurabye ngabona ngo ngarakubwira ngo niyo atangura kuvuga ngo azovuga data oya Nsabi zamanza yere ku Nsabi ubundi abandi bo bakurikizaho nyuma cyane ntakoresha umwana kugira ikigugu akiri mutoya nene amenye kuvuga azoza aravuga nk'ibyo bintu bya biro ahubwo n'ibindi nari ndi kumumenyeza ni ibyo kwinanura ubwo nkuye amakuru kuri Navi mpita mvuga ntibyanze bikunze reka nze ngusuhuze rigari haciyemo iminsi myinshi ariko uburundi bari bugufashe neza sana sinzi none niba wari urimo urakaraba yahe mazi amazi yatanganyika gusa tanganyika ingira inzobe ubuse wowe uramworoheye n'ibiganiro byawe ra ari kanseri bagamusikandira kuganira se cyane umugezi ibiganiro byawe icyo nzicyo ntabwo byarangira gutyo haba harimo kubeshya gutubura
Ako ni byiza by the way, ni byiza ko umuntu aba akeneye n'umwuka iperega. Pero andi makuru se. Kuri nyine meze neza ntangora. Se ko bashaka guterura akana bimeze bite? Umwana n'uyasigaye mu cyumba. Niye guterura akana. Muzane mwana. Ewo ubwira izina yise umwana wanje. Ubwo niyo matsiko nzanye. Kagira inkuru. Umwana agenda akamwitwa Shagi. Ngo nsaba Imana Shagi. Uribaza umwana yitwa Gisa amuhindura mu nsaba Imana Shagi. Aha ni kuvuga ndabona ndumva yarasigaje kumwita Tupac. Ahubwo ndumva cyari gisigaye yaragiye kumwita na Tupac. Kuwe. Umuhanzi we hajya waririmbye kiradodo. Uzihande umwita iryo zina naryo nyuzomba. Tupac na ari we waririmbye kiradodora. Sa iriya ryo nagihanganiye wihende uzomwite n'ubwo ruzina nawe. Kahoya tuzaguma kuri Shagi. Wowe ntabwo ari Shagi. Imana Shagi. Uretse gato mumbwiza ukuri mureke brag. Koko mwamwise Shagi. Ngwapi. Urabona nkishika hano. Ngo ni Sayimana Shagi. Ndamubwiye ntabwo ariko yitwa Gisa ngo ni Sayimana Shagi. Uvuga ngo ubu ibyo mwana duhagiye kumwoza ngiye no kumwoza. Je nagendeye ku izina ryanje. Nongeraho n'izina ry'umuntu basa. None se okay umwana Shagi. Mwabariye nkamara amatsiko nkareba mwamureba gato reba ko adasinziriye base murebeho. Yo kumwizanira. Arasinziriye. Ase kuwanga ko ndeba umwana. Oya nari ukwanga kumureba ariko nawe namukangura ngo naza barebe. N'abantu. Usanga ari kureba ntaco tuzamugohereza umuriro. Uzi twakuye mu mwana ngo turamutogosa. Kujya mwana ari wanje. Buraba nkanti yarajanura mu mwima. Dore abantu bose bajanura. Genda umuzana. Shaka umwiyende. Mukongo mfise genda umuzana. Ako bundi mumbwire ni ikihe cyumba ryamwe njye kumuzana. Ndi hano si mu rugo. Oya ni cyumba cy'abakubuje. Niba wagiye. No na jokingaga nago natumukangura umwana ngo nukumureba ko nejo nagaruka nabirenze. Arasinze kandi iyo tumukanguye yatanga kumujya. Shagi. Ntabwo ari Shagi. Yitwa Gisa. None se nabarabizi ko umwana yitwa Shagi. Kwati ko mu biganiro twagiranye ati yigeze ambwira ko kantu ka Shagi ariyo mpamvu meze mu ngo ko yitwa Shagi batwica. Aho sundi ntwari. Ako ngiye sindakabati buriya ndagena mubwiye ni papa Shagi. Jyane mutwe na gisafuriya nangorana. By the way nje hano nshonje ariko mungaburiye.